Shalom shalom ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Ni Prophet yemu gusuhuza, nkwifurije umugisha w'Imana. Nizere kuri amahoro, nizere kumeze neza. Niba utameze neza komera bizashira. Kubaha Imana nicyo gishoro, no kuburi muzima uwo mwuka uhumeka ni igishoro ku buzima bwawe. Uyu munsi ndagira ngo mvugane nawe. Gerageza gutunganira Imana, ugerageze kugenda uko Imana igushaka. Nugenda uko Imana igushaka nta kabuza uzabona umugisha. Ijambo ry'Imana Yeremiya 15 ku murongo wa 19 ngo nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kyanjye, bazakugarukira we ntuzabagarukira. Ariko nuvana ibishimwa mu bigawa, reka mvugane nawe. Ukeneye kuvana ibishimwa mu bigawa kugira ngo Imana izibane nawe. Ukeneye kuvana ibishimwa mu bigawa kugira ngo Imana izikora ibikomeye ku buzima bwawe. Hari amasengesho usenga Imana ntiyumve kuko utavanye ibishimwa mu bigawa. Hari uburyo ujya uhamagara Imana